Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muri umwaka wa 2022 Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi irambwira ngo hari ibintu Imana ishe gukora, hari amasezerano Imana igiye gusohoza kubo yasezeranije. Hari abantu Imana igiye guha umugisha, yasezeranije umugisha. Hari abantu Imana igiye guhindura amateka kuko yababwiye ko izahindura amateka ubuzima bwabo. Hari abantu Imana iza guhindurira icyerekezo, bari mu cyerekezo nabo batazi icyo ari cyo, mu buzima batazi ubwo ari bwo, mu bihe batazi ibyo ari byo, ariko Imana ikaba igiye kubashyira mu bindi bihe bisobanutse bigiye kuzatuma bayishimira, bayihimbaza, bayishyira hejuru. Haleluya. Hari igihe ushingira ku byakunaniye ukagira ngo n'Imana irananirwa. Ntabwo ari byo. Wishingira ku byakunaniye ngo ufate Imana nk'idashoboye. Nta muntu nawe ku isi tugura nawe ubuzima. Abacuruzi bose tugura nabo ibyo kurya bidutunga, tukagura nabo ibindi bintu bidufasha, ariko ntawe tujya tugura nawe ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka mfate umwanya mbanze nshimira Imana impaye amahirwe akomeye yo kubwiriza umunsi wa mbere w'umwaka. Ntabwo ari ibintu biba bisanzwe iyo tuvuye mu mwaka twinjira mu wundi. Ubuntu bw'Imana bukomeye kandi cyane. Mfite ishimwe yo gushimira Imana ishobora byose. Cya mbere ndashimira Imana ko yandinze njye n'umuryango wanjye mu mwaka wa 2021. Ndashimira Imana ko yarenze umuryango mugari ari wo torero rimwebwe. Ndashimira Imana ko yarenze igihugu cyacu. Ndashimira Kristo, ndashimira Mwuka Wera, ndashimira ko Imana yakoze ibikomeye, aturwanirira intambara nyinshi zikomeye cyane. Ndashimira Kristo wanesheje byose ko yagaragaje kunesha kwe mu mwaka wa 2021. Abashimira Imana bikomeye cyane kuba dutangiye umwaka wa 2022. Twari tubifite mu bitekerezo ko tuzawugeramo, ariko nta mbaraga n'ububasha n'ubushobozi twari dufite. Imana nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, nyir'icyubahiro yaduhaye kwinjira mu mwaka wa 2022 turi bazima. Reka tuzamurire icyubahiro, tubanze tuyishimire. Yarakoze, yagize neza. Icyubahiro n'ishimwe ni iby'Imana. Twanyuze mu bintu byinshi cyane byari bikomeye, ariko muri ibyo byose twabonye ukuboko kw'Imana. Ikindi ndashimira abakozi b'Imana dufatanije umurimo wo kuyobora iri torero, abashumba, abapasiteri. Ndabashimira cyane ubwitange, urukundo, umurava bakoranye umurimo, bigatuma uyu munsi duteranye turi hano imbere y'Imana. Ndetse n'abaperezida b'ibyiciro, abayobozi b'ibyiciro binyuranye biri mu itorero, ari abaririmbyi, ari urubyiruko, ari abagabo, ari abadamu, ari abana, buri cyiciro cyose, ari ibyiciro by'ivugabutumwa. Abo bayobozi mu nzego zitandukanye ariko zafatanije kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ni ukuri bivanye ku mutima wanjye, ndabashimiye cyane. Ku kiriya cya 10 n'amaturo mwatuye cyakoze imirimo ikomeye cyane muri iri torero. Mwagize neza, kandi ndabasaba ngo n'uyu mwaka mukomeze kubaha Imana n'ijambo ryayo, gukomeza gukora imirimo yose ishobora gutuma itorero rigera aho twifuza ko rigera, n'aho Kristo ashaka ko rigera. Ikindi ni uko buri muntu wese uri hano yabaye umuntu w'umumaro muri iri torero. Bwira umuntu ukwegereye utamukoze bari
ubwire ngo wabaye umuntu w'umumaro muri iri torero. Basaba ngo 2022 twinjiyemo dukomerezaho ko ibyo mwakoze birakomeye, mukomeze mubirinde, mubisigasire, mukore n'ibindi. Turashimira abacuranzi, ntabwo nari gusoza bibagiwe kandi tubana mu bihe byinshi. Tunashima ko tugira hano abacuranzi beza. Mu mwaka washize twakoranye neza, byagenze neza, bubahiriza gahunda y'amateraniro ari ku cyumweru ari n'indi minsi. Mwaranzwe n'ubwitange n'urukundo, byo turabashimira. Mwarakoze cyane, mwarakoze cyane. Hari ikindi nshima gitangaje, nshima disipurine yanyu. Ubundi mu nsengero zimwe na zimwe arojya kubona ukabona umucuranzi yamaze gucuranga arisohokeye cyangwa se arigendeye, ariko biterwa no gutakaza umuco, uburere, ndangagaciro z'ubukristo. Akumva ko wenda yaje kuvuza senti cyangwa gitari cyangwa zirangoma za durumu, akumva nyine nibyo byamuzanye mu rusengero. Ariko bacuranzi beza turabashimira, reka mumfashe tubashimire. Mwarakoze cyane. Imana wo mu ijuru, iyo mukorera twese dukorera, ibaho umugisha, ibaho umugisha. Ntabwo namera nka babandi ngo izabiture, natwe ntabwo twazabaho gutyo gusa. Dufite umuco n'ubupfura bwo kwitura umuntu wese ushobora gukora ibyiza. Hari igihe abarokore bavuga ngo urakoze cyane ngo Imana izakwiture, kandi kwitura biba mu muco wacu w'Abanyarwanda. Iyo umuntu akugiriye neza, ineza yiturwa indi. Umuntu wakoze ibyiza, ndetse numvaga nzasaba komite nyobozi y'itorero umwaka utaha tukazashimira abantu ku buryo utari ukubibabwira gusa, tukagira geste tuzakora ntoya ariko gushimira abantu. Amen. Kuko hari ibintu abantu bakora ni ukuri ukavuga uti abantu bagize neza. Ejo bundi umukristo yarampamagaye, yabonye sima hano yamenaguritse, arambwira ati ndashaka gusana ahantu mu rusengero, ese mwabinyemerera? Ndi cyane. None se mwamumukoze? Ndavani wabaza uwitwa Pascal n'ubishinzwe, niba barakoranye ntago mbizi. Icyo nzi nuko nageze hano nkasanga byarakozwe. Urumva kugira ngo umukristo yihe izo nshingano. Ngarutse nsanga amatara yagiyemo, none ndahagarara hano mukabona ndashashagirana. Nsanga ni igitangaza. Ngarutse none nsanga hari indabo nka za zindi zo muri Edeni. Numva ndumva ni ibitangaza. Ibi rero bigaragaza gukura kw'abakristo, kumva ko bafite inshingano zo kwita ku itorero ryabo. Izo nshingano mufite muzikomeze, kandi ntakagire wumva ko bitamureba. Burya twese biratureba, kuko ni umugisha twese tuba dushaka gukorera. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ejo mwibuke ko ejo ari ku cyumweru tuzagaruka hano. Dufite umugisha wo gutangira neza umwaka. Ejo twari turi hano mu gitaramo gisoza umwaka, twaje hano mu iteraniro ritangira umwaka. Ejo ni ku cyumweru tuzaba dufite iteraniro ryo ku cyumweru, kandi tuzagira iteraniro rimwe, ndetse tuzagiramo n'igaburo ryera. Turabararitse rero kuko rizaba mu gitondo, kugira ngo muzagerageze uko Imana izabashoboza, buri muntu wese azaboneke. Tuzasangira ifunguro ryera, tuzagirana ibihe byiza umunsi w'ejo. Ndumva rero ngiye kubwiriza ijambo ry'uyu munsi. Umuntu wese ufite Bibiliya, urambure mu Itangiriro igice cya 18
guhera ku murongo wa 10 kugeza wa 15. Aranditse ngo undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugarukaho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema ari inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gishekeje Sara? Akibaza ati nukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinaniro Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati sinsetse kuko yatinyaga. Aramusubiza ati oya, urasetse. Haleluya. Haleluya. Ikaduhereza Imana yacu icyubahiro n'amaboko yacu tuyishimire. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri iri jambo ryiza kandi rikomeye cyane. Dusomye hano muri iki gitabo cy'Itangiriro. Iri jambo rivuze kuri Aburahamu cyangwa se Aburahamu sekuruza w'abizera, rivuze ku mugore we Sara, rivuze ku mugabo wavuganaga nabo ariwe marayika w'Imana, rivuze ko bazabyara umwana w'umuhungu, rivuze ko bari bakecuye, bari bageze mu zabukuru. Ariko ijambo nshaka ko tuganiraho muri aka kanya ni ku murongo twasomye ndetse ryongeye kugaruka. Rango kandi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugarukaho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nahoze nsenga numva nkeneye ijambo ry'ubuhanuzi ry'umwaka wa 2022, ariko numva Imana impa iri jambo rivuga ngo iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kukugarukaho. Haleluya. Anagira ngo tuganire nk'abantu b'Imana kandi mbabwire yuko umwaka w'ibihumbi 2022 Imana izagaruka ku bantu bayo. Haleluya. Imana izagaruka itaje kuvuga gusa. Haleluya. Hari ibintu nshaka kubaganiriza gakeya bigiye kuzagarura Imana muri 2022. Kandi ikindi, hari ibyo Imana izakora mu mwaka wa 2022, ariko dore ibintu uko bikurikira, dore uko bimeze. Icyambere nuko Imana izagaruka kuvugana nawe wowe yavuganye nawe. Imana izagaruka kukwibutsa ibyo yakubwiye wowe wibagiwe. Imana izagaruka yongere kukwibutsa rya jambo yakubwiye ku manywa cyangwa nijoro kugira ngo wongere ukomere. Imana izagaruka kongera kuganiriza ubuzima bwawe. Imana izagaruka kongera kukubwira ngo witinya wowe nasezeranye nawe. Haleluya. Icya kabiri nuko Imana muri uyu mwaka wa 2022 Imana izagaruka gukora ikazizanywe no gusohoza. Iyakoze 2021 hari ibyo yakoze, hari ibyo yadukoreye, hari ibyo yagukoreye wa mugabo, wa mugore, wa musore, wa mukobwa we. Ariko 2022 izagaruka gukora n'ibindi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dore ikintu ukwiriye wa mukristo, ukwiriye kwizera yuko Imana izaza kandi izakora. Icya kabiri, ukwiriye kwizera yuko muri icyo gihe Bibiliya itubwira
muri uyu mwaka 2022 ukwiriye kwizera ko uzaba uriho, uzaba ufite ubuzima, kuko nicyo gikomeye kuruta ibindi bintu byose. Ikindi, ukabaho udashidikanya, ukiringira ko kubera imbaraga z'Imana nubwo waca mu bintu bikomeye gute, uzabaho kubera ko hari yavuze ngo baho, hari n'iguha kubaho, hari n'iyategetse ngo ubeho, hari n'ishaka kubaho. Ntuzaterwe ubwoba n'ikintu cyangwa n'umuntu uzakubwira ko adashaka kubaho, kuko atari uguha kubaho, hari iguha kubaho. Iyo ngiguha kubaho niyo ukwiriye gutinya ndetse no kubaha. Ntabwo nifuza kuzahura n'umukristo umbwira ngo mfite ubwoba kubera ko hari umurozi wavuze yuko 2022 ntazayimara. Oya, ahubwo uzazumbwire ngo mfite ishimwe kubera ko Imana yavuganye nanjye ko 2022 nzayimara. Naho ibizaza bihinda byose, ibizaza biteye ubwoba, impanuka zizaza, ibigeragezo bizaza, ibibazo byose bizaza bigusiga uri muzima kubera ko hari yaguhaye ubuzima. Reka mbabwire iki, nta muntu nawe ku isi tugura nawe ubuzima. Abacuruzi bose tugura nabo ibyo kurya bidutunga, tukagura nabo ibindi bintu bidufasha, ariko ntawe tujya tugura nawe ubuzima. Niyo warwaye muri farumasi uhagura umuti ufasha ubuzima, ariko ntuhagura iki? Ubuzima. Niyo mpamvu rero mbinginge bene data, ntimugire ubwoba, hari Imana iguha ubuzima. Iyo rero iguha ubuzima, iguha kubaho, ni nayo yonyine izaguha ibikubeshaho. Kandi ibikubeshaho Imana izabicisha muri bimwe na bimwe yaguhaye byo kugufasha kubaho. Urugero, ibikubeshaho izabicisha mu maboko yawe kugira ngo nukora akazi wakoze kagufashe kugira ngo ubeho. Ibikubeshaho izabicisha mu bwenge yaguhaye kugira ngo utekereze, gutekereza kwawe kugira umumaro ukomeye watuma byibuze ugira bwa buzima bwiza Imana yaguhaye. Dushobora kubaho neza mu mwaka wa 2022 atari uko Satani n'abadayimoni babandi wirirwa wirukana babishatse ko uzabaho neza, ahubwo dukwiriye kwizera ngo tuzabaho neza muri uyu mwaka kubera ko Imana yadusezeranije ko tuzabaho neza. Haleluya. Kandi ikindi nanone, ukazirikana ko ibihe byose uzacamo muri uyu mwaka ni ibihe bibiri, ni ibihe byiza n'ibihe bibi. Ariko nuca mu bihe byiza ntuzibagirwe ko ibihe bibi bibaho, kandi nugera no mu bihe bibi ntuzibagirwe ko ibihe byiza bibaho ngo ucike intege. Ahubwo ibyo bihe byombi uko uzabicamo uzakomere. Haleluya. Uzakomere. Nugera muri bya bikumva uri mu bihe noneho by'umubabaro, uzakomere wibuke ko hanyuma y'umubabaro nta wundi mubabaro uhari, ahubwo hari ibyishimo bigiye kuza nyuma wa mubabaro. Kandi nanone niwishima cyane uzabwira Imana ngo Nyagasani Imana ndakwinginze nkomereze ibi byishimo, nkomereze umunezero, ukomeze ugumishe muri nge, ndebe ko narangiza uku kwezi nishimye. Kandi nihagira na mwene so ubabaye, mwiteho, mufashe, mugirire neza. Bene data, ahantu isi igenda ijya, abantu bagenda bikunda cyane, nk'uko intumwa Pawulo yavuze ngo minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda imiya. Abantu, reka mbabwire bene data ba Kristo bavandimwe, we wumvira ijambo, gerageza gukunda Imana ariko ukunde na bene so. Bene so bababaye ubiteho, bene so barwaye ubasure, bene so bari mu bigeragezo ubagirire neza. Yesu yigeze avuga abwira abantu igihe kimwe, bari n'abakozi b'Imana bakomeye cyane, ariko ngo arababwira ngo igihe kimwe ngo nari ndwaye sinababona, ntimwansura, ntimwanyitaho. Aravuga ngo ikindi gihe nari nambaye ubusa,
ntimwanyambika. Ikindi gihe nari nshonje ntimwangaburira. Ikindi gihe nari ndi mu nzu y'imbohe ntawe nigeze mbona muri mwe. Ngo bahita bamubaza, ngo mwigisha, twakubonye ryari urwaye, twakubonye ryari wambaye ubusa, twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari mu nzu y'imbohe. Aravuga ngo burya mutabikoreye umwe muri mwe wa wundi burya ni njye mwanze kubikorera. Bivuga ngo iyo ufashije umuntu urwaye burya uba ufashije Kristo. Iyo umusuye uba usuye Kristo. Haleluya. Iyo usuye umuntu uri mu bigeragezo bikomeye cyane burya uba ukoze umurimo ukomeye utangaje. Iyo wambitse umuntu udafite umwenda wo kwambara burya uba ukoze ikintu gikomeye cyane. Mu bintu Imana izibuka no mu mwaka wa 2022 izibuka imirimo twakoze mu myaka yatambutse. Izibuka ubwitange wagize, izibuka ineza yawe, izibuka urukundo rwawe. Haleluya. N'ubundi ingingo Imana isumba byose ngo ikwibuke. Yibuka amaturo watuye, yibuka abantu wagiriye neza, yibuka imfubyi wafashije, yibuka abapfakazi, yibuka abashonje wagaburiye, yibuke abo wambitse bari bambaye ubusa. Imana ibyibuke iguha umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yibuke amasengesho wasenze wiyiriza ubusa. Imana yibuke ijambo yavuganye nawe. Imana ikwibuke. Haleluya. Imana nikwibuka hari ibintu iri buze gukora ku buzima bwawe. Imana nibuka umuryango wawe. Imana nikwibuka hari ibintu iri buze kurema mu mibereho yawe. Haleluya. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Yesu Kristo akwibuke. Imana ivugana na Aburahamu ndetse n'umugore we Sara mu mwaka utaha nk'iki gihe. Imana izabazaho, marayika w'Imana azabazaho. Umugore wawe Sara azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu. Biravuze ngo Sara abyumva ari mu muryango w'ihema, ari inyuma aho ngaho araseka. Bibiliya yavuze ngo Sara ndetse na Aburahamu bari bashaje, bari bageze mu zabukuru, bari bageze mu myaka abantu bakuze cyane. Ariko ngo muri iyo myaka bari barimo yo gukura, nubwo bari bakuze cyane ntabwo ari imyaka yabuzaga Imana gukora. Imana yari igishoboye gukora muri ya myaka yabo. Ariko Satani we yashingiraga ku myaka yabo agatuma batizera bya bindi Imana irimo kuvuga. Ariyo mpamvu ngo Sara yasetse bakavuga ngo ngo nabyarane kandi ndi mukecuru, ngo nyecuye, ngo nabyarane kandi ntakijya no mu mihango y'abakobwa. Nukuvuga ngo yashingiye ku gihe arimo, yumva yuko iby'Imana irimo kuvuga bitazasohora, bitashoboka. Reka nkubwire iki ngiki, Imana nivugana nawe wihuza iby'Imana ivuga n'ubuzima urimo ngo bitume utizera. Oya, huza iby'Imana ikubwira n'umugambi wayo n'igihe cyayo n'imbaraga zayo n'ububasha ifite n'ubushobozi ifite, kuko iyo ibyo ivuga no kubikora izabikora. Haleluya. Ibyo ivuga no kubisohoza izabisohoza. Haleluya. Ibyo yibwira kukugirira ntawe uzabihindura, izabikora byanze bikunze. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati, Sara umugore wawe asekejwe n'iki? Ni ukuri koko murabona atazabyara? Ese niko mubyumva koko? Ariko ngo ndakabati none se kuko nzabyara nyecuye. Nashaka kubabwira ijambo yavuze umurongo wa 14. Aravuga ngo hari ikinanira Uwiteka se. Hari igihe ushingira ku byakunaniye ukagira ngo n'Imana irananirwa. Ntabwo ari byo. Wishingira ku byakunaniye ngo ufate Imana nk'idashoboye. Hari ikinanira Imana se? Nubwo hari ibintu byakunaniye, ariko ndagutangariza ko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ibyawe byose irabishoboye. Haleluya. Irabishoboye kugukiza indwara, irabishoboye kuguhindura amateka, irabishoboye kugutabara, irabishoboye kugukiza ibikomere wagize, irabishoboye kugukiza umubabaro n'agahinda wari ufite. Nta kinanira Imana.
wigira kwizera, senga Imana wuzuye kwizera, yo nta kijya kinanira. Ibyawe irabishoboye wa mugabo we, ibyawe irabishoboye wa mugore we, ibyawe irabishoboye wa musore we, wa mukobwa wititaye ku myaka ufite, ku ngano yawe, ku bugari cyangwa uburebure, ititaye ku bushobozi, irabishoboye. Haleluya. Rero gira kwizera, ubwo Imana ishoboye ibintu byose, izere ko nta kinanira. Hari ikinanira Imana se? Irya kabiri ni ijambo ryavuze ngo mu gihe cyashyizweho. Haleluya. Mu gihe cyashyizweho, nk'iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Nukuvuga ngo mu gihe cyashyizweho n'Imana. Reka mbabwire iki ngiki, ubu hari ibintu waba utarabonye mu mwaka wa 2021, kuko bitari mu gihe cy'Imana, kuko bitari mu gihe cyabyo, ariko Imana ikaba yarabiguteguriye mu mwaka wa 2022 ko ariho izabisoza. Kuko muri uwo mwaka harimo igihe cyawe cyo gusubizwa. Muri uwo mwaka cyangwa se muri uyu mwaka harimo ubukwe bwawe utakoze umwaka washize, ko bugomba kuba 2022. Muri uyu mwaka harimo umugisha wawe utabona, ariko Imana amaze gutegura ko izawuguha nka kado, nk'impano, ukawubona ugatangara. Uzatungurwa no kubona ubaye umunyamugisha mu gihe wumvaga yuko bitabaho. Ariko reka nze nkubwire, kubwira ijambo wumvise ntukwiriye gutungurwa, ahubwo ukwiriye guhora witeguye buri munsi ko hari igihe cyawe, kandi ko igihe cyawe kigiye kuza Imana igakora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Ko hari igihe kigiye kuza Imana ikanyuranya n'ibyo Satani n'abadayimoni batekereza ku buzima bwawe. Ko hari igihe cyawe kigiye kuza ibyifuzo byawe, amasezerano yawe, bya bindi washatse igihe kinini ukabigeraho. Ko hari igihe kigiye kuza inzozi zawe zigasohora mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo iki gihe cy'umwaka nikigaruka, rero 2022 ni igihe kigarutse cy'undi mwaka. Kuko buriya tuvuga imyaka izahoraho, nubwo ababaho muri iyo myaka batahoraho. Ariko ikindi, ntabwo ihoraho isa nuko yasaga ubushize, cyangwa ngo nubwo inyito yaba imwe ngo yitwa umwaka, ngo ibiwubamo bibe bya bindi byabaye by'ubushize. Haba hari ibintu bishya, haba hari ibintu bidasanzwe, haba hari ibintu byiza, haba hari ibintu bitandukanye. Haleluya. Ariko ndashimira Imana, muri umwaka hari ibyiza Imana izanye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ababyakire tuvuge ngo amen. Reka nze mbabwire iki ngiki, kwizera ibyiza nirwo rukingo rwagufasha kuzatsinda ibibi byinshi Satani ashobora kuguteza muri iki gihe. Ukamenya ngo njyewe Imana yavuganye nanjye, kandi nizeye ko hari ibintu byiza Imana igiye gukora ku buzima bwanjye. Ushobora kumbwira ngo nyamara hari igihe nizera ko Imana iri gukora ibintu byiza muri uwo mwaka, umwaka urashira bidakoretse, none se urambwirira iki ko uyu mwaka noneho bizemera? Ese nakora iki noneho? Niki cyanyemeza yuko bizemera? Hari abantu bemezwa n'ibimenyetso cyangwa se n'ibintu bifatika. Ariko reka nze nkubwire iki ngiki ko nubwo yaba ubona nta bimenyetso, umuntu umwe yaravuze ngo nyamara nubwo nta gacu imvura yagwa. Nubwo wabona nta gacu imvura yagwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu hari umuntu wumvira ijambo, waba uri muri urusengero yaje guterana ari mu modoka, ariko aha yicaye, kuko yicaye mu rusengero aticaye mu modoka, wabwirwa n'iki cyo yajemo? Uwakikubaza wavuga ko ari iki? Ntiwakimenya. Bivuga ngo rero Imana ishobora gukora ibintu bikagutungura, kuko nubwo nta bimenyetso byabihari. Nubwo ariko ese nibihe bimenyetso by'uko umuntu yaje mu modoka, urabibwirwa n'iki? Ushobora gutekereza ngo nuko yavaga kure, wenda yazindutse nijoro kuva saa 10, wenda yaje agenda kare none yageze hano. Nta bimenyetso ufite bifatika by'uburyo yaje. Ariko reka nze nkubwire ngo nubwo yaba ari nta bya bimenyetso bihari, ukuri kurahari. Yesu ashimwe cyane. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muri umwaka wa 2022 Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi yambwira ngo hari ibintu Imana ishe gukora, hari amasezerano Imana igiye gusohoza,
kubo yasezeranije. Hari abantu Imana igiye guha umugisha, yasezeranije umugisha. Hari abantu Imana igiye guhindura amateka kuko yababwiye ko izahindura amateka y'ubuzima bwabo. Hari abantu Imana iza guhindurira icyerekezo, bari bari mu cyerekezo nabo batazi icyo ari cyo, mu buzima batazi ubwo ari bwo, mu bihe batazi ibyo ari byo, ariko Imana ikaba igiye kubashyira mu bindi bihe bisobanutse bigiye kuzatuma bayishimira, bayihimbaza, bayishyira hejuru. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka mubwire ijambo rimugiye kwatura uyu munsi kandi uyu mwanya, aturanga uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ni umwaka urimo umugisha wanjye. Uyu mwaka wa 2022 ni umwaka urimo umugisha wanjye. Ongera uvuga ngo ni umwaka nzagiriramo umugisha, ni umwaka nzagera ku byiza ntagezeho mu yindi myaka, ni imyaka nzabona ibyiza ntabonye mu yindi myaka, ni imyaka nzabona poromosiyo ntabonye mu kindi gihe, ni umwaka nzanezerwamo umunezero ntagize mu yindi myaka, ni umwaka nzagiramo ibyishimo ntigeze ngira mu yindi myaka. Haleluya, numva ari umwaka nzaseka. Haleluya, haleluya, ni umwaka nzaseka, ni umwaka nzagira ibirori, ni umwaka nzanezerwamo, ni umwaka nzishimiramo, ni umwaka nzakorera mu Imana, ni umwaka nzaririmbira mu Imana. Bene data, abakozi b'Imana ba Kristo, Imana irimo kumbwira ngo uyu ni umwaka we wo kwikorera. Haguruka wongere ukorera Imana. We wari wararetse gukorera Imana, emeranya n'umwuka w'Imana kugiye guhaguruka ugakorera Imana, kuko guhaguruka kwawe ukayikorera biraza gutuma ihaguruka ikora ibyawe, biraza gutuma ihaguruka iza kugira ibintu ikora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Reka nze mbabwire, niba duhaguruka tukagira ibyo dukora, Imana yacu ni Imana ishoboye guhaguruka ikagira ibyo ikora, ni Imana ishoboye guhaguruka ikagira ibyo ihindura, ni Imana ishoboye guhaguruka ikarema ibintu bishya bidasanzwe, ni Imana ishoboye guhaguruka ikagera mu rugo rwawe ikagira ibyo ikora, ni Imana ishoboye guhaguruka ikagera mu kazi kawe igahindura ibintu, ni Imana ishoboye guhaguruka ikagushumurikira ikagushakira akazi. Haleluya, reka tuzamure icyubahiro. Imana irashoboye. Haleluya, irashoboye, irashoboye. Sara araseka, yasetswaga n'iby'Imana ivuze, yasetswaga n'iby'Imana ibabwiye n'igihe bari barimo, ariko Bibiliya yatweretse ko nanone bya bindi Imana yavugaga igihe cyarageze. Haleluya, birasohora, birasohora. Hari umwaka Imana ivugamo, Imana isezeranyamo abantu, hakaba n'umwaka Imana isohozamo ibyo yasezeranije abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Kiragiye Sara yasekaga ari mu mwaka wo kwakira imvugo y'Imana, araseka arishima. Haleluya, bakundi nawe Imana ivuga yabwita nzakugirira neza mwana wanjye, uba wumva biryoshye, nzaguha umugisha, nzakwagura, nzagutabara, nzagukiza, ukumva biraryoshye ukishima ugaseka. Reka mbabwire ngo kuraguseka usezeranywa n'Imana bimeze nk'urufunguruzo rw'ibitwenge. Ubu uzaseka mu gihe Imana iba yasohoje bya bindi yagusezeranije. Iri ni itangiriro y'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wavuye. Ndashima wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima yewe, ndashima, ndashima torero, turashima, ndashima ariko
Imana izana ikindi gihe cyo guseka yasohoje bya bindi yamusezeranije. Sara nawe aza kubona yabyaye, abonye umwana w'umuhungu Isaka nk'uko Imana yamubwiye, aranezerwa arishima kuko iby'Imana yarimubwiye byari bisohoye. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ibyakubwiye no kubikora izabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Torero ry'Imana, uyu ni umwaka ukwiriye kuba mu maso, ukaba maso ukarinda ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Uyu ni umwaka ukwiriye gusenga, ukongera ibihe byo gusenga kugira ngo ucike intege. Iki ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, ni igihe cyo gukomeza imbere, ugakorera Imana, ukubaha Imana n'umutima wose n'imbaraga zawe zose. Ibihe tugenda tujyamo uko bwije n'uko bukeye ni ibihe bigiye bigoye, bigiye birushije, ariko kubera gusenga, kubera kubana n'Imana, ibyo bihe byose tugomba kuzabicamo dukomeye, tuzuye imbaraga z'Imana, turi abatsinzi ndetse no kurutaho. Torero bakristo bene data, mukeneye gusenga Imana ikabaha imbaraga zo gutsinda, zo guhangana n'ibihe bibi, ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe birusha ibyo ushobora gucamo, ibyo umuryango wacamo ukabibamo neza, wubaha Imana, usenga ukijijwe, uri umukristo wubaha Umwami Yesu. Haleluya. Ugakomera muri ibyo bihe ibyo ari byo byose. Imana rero ibaha umugisha, Imana isumba byose ibaha umugisha, ikomeze kubana namwe. Tugiye gusenga, reka mbasabe muhaguruke, hagarara imbere y'Imana isumba byose, dusenganire isengesho, dusenge muri aka kanya, twinginga Umwami w'abami. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twinginga Imana ikomeye iduhaye gutangira uyu mwaka. Imana iguhe n'ibyiza byose yagusezeranije, yaguteguriye muri uyu mwaka. Tugiye gufatanya gusenga Imana, twatura umugisha kuri uyu mwaka wa 2022, twatura ngo Imana izawuturindiremo. No kwiriye gusenga ugashinganisha urugo rwawe muri uyu mwaka, ukabwira Imana ngo Mana uzarinde umugabo wanjye, uzarinde umugore wanjye, uzarinde abana banjye. No kwiriye gusenga ukabwira Imana ngo Mana uzampa ibyo kurya muri uyu mwaka, uzampa imyambaro, uzampa aho kuba, uzampa umugisha, uzampa amafaranga, uzandinde ibindiza, uzarinde ibimbuza amahoro. Amaso yanjye uzarinde kureba ibibi, amatwi yanjye uzarinde kumva inkuru mbi, akanwa kanjye uzakarinde kurya ibibi byose birimo uburozi n'ibindi. Mana uzandinde, uzarinde ubugingo bwanjye n'umubiri, shinganisha umubiri wawe n'ubugingo bwawe. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka arinde amagufa y'abakiranutsi ntagire na rimwe rivunika. Shinganisha amagufa yawe ntazagire na rimwe rizavunika, kuko impanuka zishobora kuba nyinshi cyane, ariko kuko wasenze ugasaba Imana kwirinda amagufa yawe, ukazasoza uyu mwaka amagufa yawe ari mazima, kubera ko wafashe umwanya mu gihe gisa nk'iki ugashinganisha ubuzima bwawe. Mwene data mu Kristo, wowe wumvise iri jambo, iki ni igihe cyawe ngo wongere usenge, ubwire Imana ko igomba kubana nawe, kandi nawe kugomba kuzabana nayo muri uyu mwaka. Uko Imana nibana nawe, nawe ukabana nayo, uzagira ibihe byiza. Izabana nawe ku manywa na nijoro. Hari umuntu ushobora kuba aguhaye message akakubwira ko muzakomeza ubushuti n'umubano muri uyu mwaka wa 2022, ariko reka nkubwire mwene data, uwo ni umuntu wabikubwiye, ashobora kutazabikomeza, kuko ubuzima bwe bushobora kuzaba butariho, cyangwa se ashobora kuzaba atakigutekereza, ashobora no kwimuka aho ari, ariho habahuzaga ntimwongere guhura, ashobora no kwimuka mu kazi ariko kabahuzaga, ashobora no kwimuka mu buryo runaka ibyo ari byo byabahuzaga, ariko mubwire ngo Kristo we ntiyimuka, Kristo abana nawe ibihe byose. Uwo ni ukwiriye kubwira uyu munsi ukabwira ngo ndakunda, kandi nzabana nawe 2020, nzagendana nawe, sinzakugayisha. Haleluya. Niba ushobora kwandikira umuntu ukabwira uti sheri waramutse ute, cyangwa mwashakanye ukavuga aho sheri wanjye bite, sheri wanjye gwifurije umwaka mushya muhire, ariko reka tubwire na sheri wacu witwa Yesu. Haleluya. Tubwire na sheri wacu ariwe Mwuka Wera, tubwire na sheri wacu ukomeye cyane ari Imana Data, tumubwire ngo nukuri turagukunda cyane. Haleluya. 2020 nzakomeza kugukunda, nzakomeza kukubaha,
ntabwo nzakubabaza sheri wanjye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Atuma Kristo wagusezeranije nawe yongera kukubwira ngo nanjye nshuti yanjye David mwana wanjye, nanjye ngusezeranije ko ntazagutererana 2022. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, dusengera umwaka, dusengera ibihe byose, dusengera itorero, dusengera igihugu, dusengera imiryango, ingo, dusengera urubyiruko, dusengera abana bato, dusengere, dushinganishe ibyacu byose, dushinganishe imiryango yacu mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenga Imana, winginga Imana, dufatanye muri aka kanya gusenga. Mana, turagushimiye kubw'umunsi mwiza uturemeye umugisha, turagushimira kubw'undi mwaka uduhaye, n'umwaka w'umugisha uturemeye, n'ikindi gihe cy'umugisha uduhaye tugomba kubamo duhimbaza izina ryawe. Mana, hari amakosa, hari ibyaha, hari ibiba abantu bakoze mu mwaka wa 2021, ariko ndagusabye ngo wababarire Mana yacu, bagire imbabazi, kuko hari ibyiza bashaka gukora muri umwaka wa 2022. Hari ibyiza bashaka kugukorera, hari ibyiza bashaka kukuvugira, barashaka kugendana nawe bakubaha, barashaka kugendana nawe bagusenga ku manywa na nijoro, barashaka kugendana nawe bakora ibyo ushaka, barashaka kugendana nawe bavuga ibyo ushaka. Aba bagabo Mana wagiranye isezerano nabo, abasore n'abakobwa b'ababyeyi Mana, biyemeje gukomeza kugusenga, biyemeje gukomeza kugukunda, biyemeje gukomeza kugendana nawe. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu, bagirire neza Mana, bagirire neza Mana, biteho Mana, barengere Mana, bagenderere Mana, bagire neza, barwanire Mana muri umwaka wa 2022. Mana, uzabashyigikire mu byiza byose bakora, kandi uzabashoboze gukomeza kugukorera. Mana, ubahe imbaraga nshya mu byemezo bafata, mu ngamba bafata zo kugukorera. Mana, ubahe imbaraga kandi bashoboze uzakomeza kugukorera. We kugira umutima mushya, umutima mushya mu mwaka mushya, bawinjirane mu mutima mushya, babe mu bafite umutima mushya, umutima wuzuye gukunda Imana, umutima wuzuye kubaha Imana, umutima wuzuye gukorera Imana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Baha ibihe bishya bidasanzwe. We wavuganye na Aburahamu ndetse n'umugore we Sara, abasezeranye umugisha, abasezeranye umwana w'umuhungu, bavuga ngo mu mwaka utaha mu gihe gisa nk'iki, Mana, n'umwaka utwinjijemo 2022, n'umwaka udushizemo mu izina rya Yesu, kugira ngo bameze nka Aburahamu na Sara, abari bafite ibyo bari barabuze babibone. Aburahamu na Sara bari barabuze umwana, ariko abantu bumvise iri jambo, hari ibyo babuze. Hari ababuze akazi, hari ababuze amafaranga, hari ababuze ibyishimo, hari ababuze umunezero, hari ababuze igishoro, hari ababuze uruba. Byakire uyu mwaka, babyakire ibyo babuze mu myaka ishize, uyu mwaka babyakire. Aba bagabo bakira ibyo bari barabuze, aba bagore bakira ibyo bari barabuze, abasore n'abakobwa bakira ibyo bari barabuze, mu izina rya Yesu Kristo. Ibiganza byabo byakire, imiryango yabo yakira ibyo yari yarabuze, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wabera umwaka w'umugisha, wabera umwaka wo kwakira, wo kwakira ibisubizo byabo, wo kwinjira mu masezerano yabo, wo kubona inzozi zabo zisohora, wo kwinjira mu cyerekezo cyabo, wo kwinjira mu mugambi w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, izina rifite imbaraga. Mana usumba byose, reka umwaka uzababera imfura mu myaka yose, mu izina rya Yesu Kristo. Kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2022, ndagusengeye Mana, uko uzababera ukwezi k'umugisha, bazakubonemo imbaraga z'Imana, bazakubonemo ukuboko kw'Imana, kandi uzabarwanirire, uzarwanya ibyabarwanya byose. Dayimoni wari uhagurutse kuzarwanya itorero, ndagutegetse kandi ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni wari uhagurutse kurwanya abakristo, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Nirukana buri imbaraga zose zari zahagurutse kuzabarwanya muri uyu mwaka. Abademoni barahagurutse kuzarwanya ingo zanyu, kuzarwanya abana banyu, ndabasengera umugambi n'imiryango yanyu. Imbaraga z'Imana isumba byose zibarwanirire, kandi nirukana ibyari kuzabarwanya byose. Nirukanye umubabaro wari
agutegereje imbere mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mubabaro ngukuyeho, nirukanye amarira yari agutegereje imbere kugira ngo uzarire, ayo marira nyakuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga zose z'umwanzi, izo Satani yari yarateze imbere yawe mu izina rya Yesu. Imitego yose watezwe gitesheje agaciro, nirukanye imbaraga z'abarozi, nirukanye imbaraga z'abarangi, nirukanye imigambi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Mana, rengera abantu bawe, bagirire neza Mana, uzabaha umugisha. Dusengeye ibyo bazarya uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Ntibazabura ibyo kurya, ntibazabura imyambaro muri uyu mwaka, ntibazabura deparasoma, ntibazabura ibyo bakeneye byose. Mana, uzabaha ibyiza, uzabaha ubuzima buzima, bazagira ubuzima bwiza. Dusabye ubuzima bwiza muri uyu mwaka, dusabye ubuzima bwiza muri uyu mwaka, dusabye ubuzima bwiza, dusabye ubuzima bwiza. Abarwayi bakira indwara bagira ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye ubuzima bubi, twanze ubuzima bubi, dutandukanye nabwo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mibereho myiza itangwa n'Imana Data ibe ku buzima bw'aba bantu. Mana, dusengeye itorero ryawe, uzaririnde muri uyu mwaka. Iri torero narikuzaniye Mana, rishize mu biganza byawe. Aba uzaribera umuyobozi mwaka wa 2022 ndetse n'indi myaka. Ndariguhaye Kristo muzariyobore, ndariguhaye Kristo muzariyobore, ndarigutuye Mana Data, ndarigutuye Mwuka Wera, ndariguhereje Mana, kuko ni ibyawe. Uzayobora aba bana bawe, uzayobora abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abashize muri iri torero. Turabaguhereje Kristo, abarozabiyoborera. Niko dusengeye amatorero yose muri rusange. Uyu mwaka uzazana ububyutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana, dusengeye igihugu, tuzamuye igihugu cyacu mu biganza by'Imana, tuzamuye u Rwanda n'Abanyarwanda, tuzamuye u Rwanda mu biganza byawe Mana, kugira ngo uzakomeze uturindire igihugu, uzakomeza amahoro yawe Mana, uzaha igihugu cyacu amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ukota igihugu cyacu, imbibi z'igihugu cyacu turazikweretse, imipaka yose y'igihugu cyacu Mana, dushireho uburinzi, urinde igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Kuko nikibamwe amahoro, natwe tuzagira amahoro. Turasenzerwa amahoro yawe Kristo asendere mu gihugu cyacu. Dusengere ubuyobozi bw'igihugu cyacu Mana, ukomeze ubuturindire, ukomeze ubugire neza, ubuhe amahoro, ukomeze ubuhe umugisha, tumufashe amaboko nk'uko bose bamufataga amaboko. Turabushyigikiye kugira ngo Mana isumba byose, nk'uko ijambo ryawe rivuga, ngo dusabire abatware, dusabire abatuyobora, kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro. Niko dusabiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu Mana, tugusaba ngo ukomeze ubuturindire, ubukomereze amahoro, ukomeze amaboko mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, kugira ngo dukomeze kugira imiyoborere myiza, dukomeze kugira ubuyobozi bwiza, maze Mana isumba byose dukomeze kuguhimbaza no kugushyira hejuru. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana ikomeye. Turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana yacu, turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye Mwuka Wera, turagushimiye Mana wowe waturinze, turagushimiye wowe twinjije muri uyu mwaka, wowe uduhaye gutangira uyu mwaka. Turabizi kuzagura no kuwusoza, tuwutangiye turi mu nzu yawe. Aba bose ntazagire n'umuvamo ngo asubire inyuma, ahubwo bazasoza uyu mwaka bakiri imbere yawe, ubwawe n'imiryango yabo, baguhimbaza, bagushyira hejuru. Ibyo byose tubisabye twizeye ko ubikoze kandi kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah.